Ngushimiye kuri kutwumva. Wakoze kwitabira ukanakurikirana ikiganiro cyacu cya etape ya mbere muri Tour du Rwanda kuri channel yacu ya Claude Jet. Kandi watanze umusanzu ukomeye byibuze mu kureba iyi video. Bangu tugiye kwibanda ku iki muri etape ya mbere, tugiye kwibanda ku birometero byagiwe byagenzwe n'abanyamagare, twibande ku butumu cyangwa se uburyo umuhanda wari uteye, twibande no kwikipa yaje kwitwara neza ndetse n'umukinyi waje kwitwara neza muri iyi etape. No kuvuga ngo tudatinze rero mu rugendo cyangwa se intera y'uru rugendo yari birometero 173 n'ibice bitandatu. Murumva ko ari ahantu harehare cyane. Iyi ni nayo etape nini muri etape 8 zigize iyi irushanwa. Ngo umuhanda wari uteye ku ngingo ya kabiri y'umuhanda, uwo muhanda wari urambuye ibice binini cyangwa se urugendo rurerwa rwa hano harambuye flat area, no kuvuga ngo ari byo bya supportinze uyu muntu waje kwitwara neza, turamuvuga amazina mu gutsinda neza iyi etape ya mbere. Ikindi iwaje kumenya ngo niye kipe yabasha kudomina, kipe yabasha kudomina na yindi bayita NSN Development Team. Iyi nayo ya supportinze umukinyi bita Enon Itimal Israel gutwara aka gace ka mbere kirushanwa ka Tour du Rwanda 2026 ku nshuro ya 18. No kuvuga ngo ku batarabanje kureba ikiganiro cya mbere twakoze, mware kuri YouTube channel ya Claude Jet kirahari kivuga kuri Tour du Rwanda etape zigiye gukinwa, imiterere mbese description ahagije, kandi mugakanda subscribe na share cyangwa se mukana commentinga mukavuga ati kosore cyangwa duhaye amakuru y'abana biremewe, ikindi ugakanda kunzogera kugira ngo ibiganiro bitazagucika. Nakagaruka amakuru yacu arahari,